Nishimiye cyane nanone wowe ufashe umwanya wawe ukaba uri kunyumva. Ni ikiganiro umenya byinshi nk'ibisanzwe, ndetse uyu munsi turibanda ku mukire, umunyamafaranga ndetse umugabo ukomeye cyane, bamwita Elon Musk. Umwe mu bagabo bake isi yagize bazwi nk'abasentibillionaire, cyangwa se no kuvuga ngo umwe mu bagabo isi yagize bashoboye gutunga amafaranga mu mibare abarirwa muri milliyali 100 cyangwa se amajana, ubyite uko ubishaka. Numukire ku rwego rudakeneye ubusobanuro ngo byumvikane neza. Nk'ubu ngubu mu kwezi gushize kwa 11, umutungo w'uyu mugabo wabarirwaga muri za milliyali 250 ndetse zirenga z'amadolari y'Amerika. Ni akayabo k'amafaranga. Ibi nabyo byatumye rero ahigika bamwe mu bakire ba mbere ku isi nka Jeff Bezos, agahita yiharira uyu mwanya wa mbere w'umukire wa mbere ku isi, ndetse kugeza uyu munsi niba bidahindutse uyu mwanya ni nawe mukire wa mbere ku isi. Niyo mpamvu rero uyu munsi turarebera hamwe amasomo agera ku 8 wakwigira kuri uyu mugabo, hanyuma nawe ukaba wagera kuri byinshi muri ubu buzima. Ngende Samuel Mugisha, iyi ni Tele Montagne Rwanda, ni no kumbaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Nongeye kubaha ikaze nanone nkuko nari mbivuze. Turavuga ku magambo cyangwa se ibintu 8 bitandukanye wakwigira kuri uyu mugabo Elon Musk. Gusa nanone wenda hari mbere gato yuko dukomeza, munyemerere mbanze mvuge gato cyane ku buzima bwite bw'uyu mugabo Elon Musk, umugabo w'abana 7. Uyu nguyu yavukiye muri Afrika y'Epfo mu mujyi wa Pretoria ahitwa Transvaal. Ubu ngubu akaba afite imyaka 50 ndetse akaba yaravutse ku itariki 28 mu kwezi kwa gatandatu mu 1971. Ukumureba gutyo avuga kuri se witwa Elon Musk, wari umusare ndetse akaba umukanishi, ndetse na nyina wari umunyamideli ariwe May Musk. Uyu nyina akaba ari umunyekanada, mu gihe se umubyara nyine yari umunyafrika y'Epfo. Bwa mbere rero Elon Musk akorera amafaranga hari mu gihe yari afite imyaka 12 yonyine. Iki gihe yakoreye ayagera ku bihumbi 500 by'amanyarwanda yose, kuko niho yagurishije umukino wa mudasobwa yari yarakoze, aho gurisha ikigo PC and Office Technology ku madolari 500 y'amanyamerika. Nyuma y'umugimo 1980 ababyeyi be bamaze gutandukana, Elon Musk avuga ko yanzuye gukomeza kwibanira na se aho kubana na nyina. Icyemezo yanicuje cyane kuko ngo se yamubereye ikiremwa cy'ibyago gikomeye cyane, aho avuga ko ise buri kibi cyose ushobora gutekereza yakimukoreye. Tuvuze ku rugendo rwe rwa business rero, ari narwo rutwerekeza ahantu hanyaho nshaka ko tugera. Ubundi Elon Musk mu 1995 afatanyije n'umuvandimwe we witwa Kimbare ndetse n'uwitwa Greg Kuri nibwo bashinze ikigo Zip2 cyakoraga porogaramu za mudasobwa, bavanye igishoro kubitwa Angel Investors, barabashoramari b'icyo gihe. Hanyuma rero mu rugendo rutari rworoshye cyane, yarakoze arakora ndetse arakora cyane kugera yishingiye ikigo cye cya SpaceX. Wenda ibyacyo tuzabivugaho. Gusa ni ikigo gikora ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu bushakashatsi bwo mu isanzure. Ngira ngo mwumvise ko ari no mu bantu bafite intego yo kujya gutuza bamwe mu bantu ku yindi mibumbe babavanye kuri iyi si irimo n'uwitwa Mars. Nyuma y'ikigo cye rero cyitwa SpaceX, akayabo k'amafaranga katagira ingano yisukiranyije kuri konte ze. Ni inama 8 z'ingenzi wakwigira kuri uyu muherwe. Inama ya mbere rero ni ukuvuga ngo tekereza byagutse. Tugendeye ku hashizeho uyu mugabo mu buryo bwo guhanga udushya, twakwigiramo ko ibitekerezo by'abanyabillionaire bidakora ikintu kimwe gusa, ahubwo biba bigomba kugira ingaruka ku ruganda muri rusange. Nk'urugero, ikigo yashinze cyitwa PayPal cyahinduye uburyo bwose amafaranga ashobora gukoreshwamo muri rusange. Cyatumye abantu babasha guhererekanya amafaranga aho bari hose ku isi. Ndetse mwibuke ko Elon Musk aravuga ati, tekereza cyane ibitekerezo byawe bigira ingaruka kuri bose, aho gutekereza hafi ngo bigire umusaruro cyangwa se ingaruka kuri bake. Ikintu cya kabiri wakwigira kuri Elon Musk, burya ngo buri wese ni isoko y'ibitekerezo byiza, kandi ibitekerezo byiza byava buri hamwe. Kimwe mu bintu bishishikaza kuri Elon Musk yakozeho ni ukurekura ibitekerezo bye. Wenda hari rimwe na rimwe yafataga nk'imbaga y'abantu runaka
akabasangiza ibitekerezo bye, ari nako abasaba inyunganizi. Yari azi neza ko niyo waba umuhanga gute, imbaraga z'abantu bishyize hamwe iteka zitanga ibisubizo cyangwa se ubyita umusaruro uruta uw'umuntu umwe. Ibi nibyo tuzi twe nko gukorera mu ikipe. Ikindi kintu wakwigira kuri Elon Musk ni ukugira intego ikomeye cyane y'aho ugomba kugera. Byanga byakunda iki gihe uratsinda. Abantu benshi bageze ku ntsinzi kwisi ya rurema babagaho bafite impumbero ikomeye cyane y'aho bashaka kugera. Ibi rero babisangizaga abo bakoranaga, bagashaka neza inzira ya nyayo babigeraho. Kugera ku ntsinzi yabo ntibyaturukaga byonyine kuko ibitekerezo byabo bitanga umusaruro, ahubwo ibitekerezo byabo byabaga bigendana n'impinduka. Hamwe n'uyu mukire rero twakwiga ko kugira impumbero ihindukana n'ibihe ari iby'agaciro cyane. Ikintu cya kane wakwigira kuri Elon Musk, burya ngo mu byo ukora byose ntugatinye intsinzwi. Ndasubiramo, mu byo ukora byose ntugatinye gutsindwa. Kimwe mu mpamvu zibanze ndagira ngo wumve neza aka kantu. Imwe mu mpamvu yibanze tutabona cyangwa se tutagera ku byo twifuza nuko tuba dutinya gutsindwa. Iyi niyo mpamvu rero tutaka imirimo imwe n'imwe kubwo gutinya kuzatunanira. Yewe gutsindwa binatuma tutegera abo dukunda muri ubu buzima bwo gutinya ko ubwo busabe tuzaba dutanga bw'ubushuti butazemerwa. Uyu mugabo nawe rero ntabwo ari umunyamahanga kuri iki kintu cy'intsinzwi. Kimwe mu bihe byagenze nabi kuri uyu mugabo twavuga, ndagira ngo muribuka icya kigo cye cyitwa SpaceX. Iki ngiki ni kimwe gikora ibikoresho bikoreshwa mu bushakashatsi ne mu ngendo zo mu isanzure. Mu mishinga yacyo cyarashe ibyogajuru bigera kuri 2 byose byanga ntibigere ku ntego zabyo. Ibi ngibi ni ibintu byatwaraga nibura miliyoni 60 z'amadolari y'Amerika. Ni nawe byiyumvishe inshuro 2 zose. Gusa nk'umugabo yarahagaze yemye aragerageza ndetse arongera kugeza bikunze. Gutinya cyangwa se ubwoba muri rusange, ibyo ni ibintu bisanzwe. Gusa nanone zirikana ko gutsindwa byo birarangira. Rero gerageza. Niba ushaka kugera ku ntsinzi yawe mu buzima ihambaye, itegura ububabare. Iryo ni irindi jambo tutareka kuvuga. Kuri Elon Musk ni umugabo uzi kwakira sitasiyo iyo ari yo yose mu buryo bwose bushoboka. Ntawe utagira ibimusubiza inyuma, ibyo twese turabizi. Gusa nanone guhagarara wemye nibwo butwari. Elon Musk yemera ko igihe ibihe bisa n'ibikomeye, ibi bikomeza biba byitegura kugenda cyangwa se biba biri hafi kugenda. Nko mu 2008 iki gihe ubuzima bwe bwari umwanda nk'uko abivuga. Igihe cyonyine ibigo bye byose byari hafi kugurishwa nyuma y'amadeni atashoboraga kwishyura. Gusa ibingibi nanone ntibyamubujije kubinyuramo yemye akaba ari we uyu munsi. Indi ngingo twakwigira kuri Elon Musk gusesa nitangaje nuko avuga ati amafaranga ntakabe intego yawe yibanze mu byo ukora. Amafaranga nibyo yakabaye gutera akanyabugabo mu byo ukora, cyane cyane rero mu gihe cyose ubaye utanayafite ahagije. Gusa nanone siyo mpamvu ikomeye cyane itera umuntu gukora ikintu runaka. Elon Musk ati uba ugomba gushaka impamvu ya nyayo. Buri gihe tuba tugomba gushaka impamvu ya nyayo y'intego zacu apana amafaranga. Wenda nk'urugero, mu gihe cyose ugize ikintu ushaka gutangira gukora, ita ku itandukaniro igitekerezo cyawe ugize kigomba gushyira muri rubanda. Mwibuke cyane ko amafaranga burya ava mu byo dukora. Ikintu cya karindwi wakugira kuri uyu mugabo ni ugukora cyane ndetse bya cyane. Uyu mugabo yabaye imyaka myinshi akora amasaha 100 mu cyumweru. Ibi rero byaje gutuma navuga ati mu gihe cyose abandi bazaba batakaza amasaha 40 mu cyumweru bari mu kazi kabo bagakora, wowe rero nutakaza amasaha 100 muri icyo cyumweru ukora akazi kawe, nta kabuza ibintu bazageraho mu mwaka umwe wowe ushobora kubigeraho rwose mu mezi 4 yonyine. Amezi 4 yonyine. Imwe mu myitwarire abashoramari batakagombye kubura. Ikintu cya nyuma twakwigira kuri uyu muherwe ni iki ngiki. Muri gahunda zawe jya witega intsinzwi cyangwa se gutsindwa, hanyuma uteganye nuko uzivana muri icyo cyobo. Ubundi impamvu tutagera ku byo twifuza muri ubu buzima akenshi nuko tuba dutinya ibizazane dushobora guhurira nabyo muri iyo nzira tuba dufashe. Kuri Elon Musk ati aho kugira ngo ubwo buzaguhagarike jya ubasha kubugenzura, ahubwo uzane cyangwa se utegura umupango simusiga ukuvana mu ngaruka z'icyo kintu.
dufashe nk'urugero Elon Musk yigeze gufata agera kuri miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika we ubwe ayaharira imishinga. Ku ikubitiro agerageza bwa mbere kurasa icyogajuru inshuro zigera kuri 2 zose hose byanga. Kugira ubyumve neza, buri launch imwe muri izo 2 zamutwaraga agera kuri miliyoni 90 z'amadolari y'Amerika. Wa mungani nkuko we abyivugira, iyo abatazi igisobanuro cyo kugerageza aba yarerekereye aho ngaho agatsindwa. Gusa nk'umugabo ikindi cyogajuru ku nshuro ya 3 mu mbaraga zose yemeye guheba. Indaswa ryacyo ryagenze neza cyane. Kuri inshuro ya 3 nibura cyamutwaye amafaranga agera kuri miliyoni 10 z'amadolari zonyine. Ingingo yumvikanisha neza ko igihe ubona byanze atabari ryo herezo. Dusore ikiganiro menya byinshi cy'uyu munsi, reka nizere ko tuzaba turi kumwe mu biganiro bitaha. Uburyo bumwe bwagufasha kujya ubana natwe mu buryo bwose bukoroheye cyane no gukora subscribe kuri channel ya Tele Montagne Rwanda. Ubundi tukajya tubana mu biganiro byacu byose mu buryo bukoroheye cyane. Nge nitwa Samwe Mugisha. Naho ubutaha imyaka izagera, imyinshi zataha, gusa tuzahora tuzi neza ko hari ibihe twabayeho dufite abantu bakora umuziki muzima uryohera abawumva kandi ugatanga umusaruro mu buryo bwose bushoboka kumba mutima z'abantu. Turabizi neza ko ibyagiye bitajya bipfa kugaruka. Bamwita seti irasobanutse. Umwe mu bahanzi baririmba ibihangano bifite umumaro ku bantu bose kandi bikora ku mitima y'abantu. Iyi noneho ubaye ukunda indirimbo za gospel cyangwa se iziramya ndetse zigahimbaza Imana amatwi yawe, nta kabuza byayabera kumva ibihangano by'uyu muhanzi. Ni seti irasobanutse. Ni kenshi twategereje kumva ibihangano tudakurikiyemo umudundo w'umuziki gusa, ahubwo n'ubutumwa buvugirwamo tukaba tubikeneye. Niyo mpamvu rero gushyigikira uyu muhanzi ukora ibihangano byiza gutya ntabwo byaturwa nabi. Mushyigikire ukanze kuri link yatanzwe kuri iyi video, umutore ukanda subscribe ku rukuta rwe rwa YouTube acishaho ibihangano bye ruri mu mazina ye ya seti irasobanutse. Hanyuma umfashe gushyigikira iyi mpano. Biroroshye cyane. Kanda kuri link yatanzwe umushyigikira ukanda subscribe kuri YouTube channel ye iri mu mazina ye yitwa seti irasobanutse. Wifuza kumenyekanisha ibikorwa byawe mu buryo nk'ubu cyangwa se n'ubundi wakwifuza ubinyujije muri Tele Montagne Rwanda, hamagara kuri nimero 078 26 211 30 bakwakirana urugwiro, bazagufasha neza cyane. Imana yawe uko hari ikintu gishiwaye tegura kukurema.